Shalom bakundwa, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV. Ni Sisi ugarutse kugira ngo muganire mu kiganiro Life Care. Tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Nyabuneka nyabuneka ntibwire utagize umuntu uhesha umugisha, ntibwire utagize umuntu unezerwa ku bwawe, ntibwire abantu bagukikije ni ukuri batagusabiye umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Ngo inshuti ya hafi iruta umuvandimwe uri kure. Ita kuri abo bantu bagukikije, ita ku bantu muri kumwe, nabo kandi bazajya bakwitaho, kuko akenshi ngo icyo umuntu atanga nicyo ahabwa. Niba wifuza kuba umuntu ukomeye, nawe ukora ibintu bikomeye. Niba wifuza gukundwa, nawe kunda abandi kugira ngo bizakugarukire. Niba wifuza ko abantu bakwitaho, nawe wita ku bandi. Icyo wifuza cyose, icyo wumva cyanezeza umutima wawe, gerageza ugikorere abandi, urebe ko wowe utazasarura ibirenze ibyo watanze. N'abatsindiye rero mureke tuganire cyane cyane, ariko ndabanza nshimire abakunzi banjye, abantu banyereka ko turi kumwe, abantu banshyigikira umunsi ku munsi. Ni ukuri muri ab'agaciro, ndabazirikana kandi ndabakunda cyane. Mujye mukomeza mukore share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, mukore subscribe, ntibibagirwe gukora like wowe uri kunyumva aka kanya, kugira ngo ikiganiro gikomeze kigere ku bantu benshi, kandi wowe ubikoze Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Murakoze nawe wabikoze, jya ukomeza ukore ku kazagera kugira ngo ikiganiro cyose nshyizeho ubashe kukibona, hatagira ibintu bigucika kandi wenda byari bifite umumaro ku buzima bwawe, cyangwa hari icyo byari kugufasha kuri uwo munsi cyangwa muri ibyo bihe urimo gucamo. Nk'uko mpora mbibabwira rero, gukunda ni byiza, gukundwa ni byiza, ariko hari igihe usanga uri kuvunika ahantu udakenewe. Ugasanga hari ahantu uri gushyira imibyizi rwose, uhashyira imbaraga zawe, uhashyira uburyo bwawe, uhashyira ubushobozi, amafaranga, igihe cyawe, ugasanga aho hantu ntabwo ukenewe. Ese koko ntabwo ubibona ko udakenewe, cyangwa ubu byirengagiza wenda wumva ko hari ibintu bimwe na bimwe bizahinduka, wumva ko imbere ari byiza, wumva ko rwose ugomba gushyiramo umuhate wawe. Ariko niba ubibona ukaza no gukurikira ikiganiro, hakaba bimwe mvuga ukongeraho ibyo nawe uzi, ukabona ni uko bimeze, nyabuneka ibyo bintu bivemo, urwo rukundo ruvemo, kuko ruzakubabariza umutima, ruzagutera igihe, ruzatuma ushobora kuzinukwa cyangwa ukumva ko nta bantu bakunda babaho, cyangwa n'abantu bavugisha ukuri, cyangwa nta bantu baha agaciro ababakunda, bitewe n'ibyo bintu urimo gucamo cyangwa ibyo bintu wihambiriyemo, kandi uri kubona danje danje danje. Tugumane rero tuganire ku bintu bimwe na bimwe ubona ku muntu mukundana cyangwa wita ko ari umukunzi wawe, ariko mu by'ukuri atari wowe namba wani, hari uwundi. Wowe uri iki? Uri umusimbura cyangwa uri bakapu? Ndagukomeje rero, niba hari aho ujya wibona bimeze bityo, ariko ntucike intege, kuko uri umuntu mwiza, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wo gukundwa. Hari umuntu wa nyawe muba muzahura ukavuga ati kabisa aha ngaha ndi namba wani, nawe ni namba wani ku buzima bwawe. Ikintu kizakubwira rero ko atari wowe muntu wa mbere, uwo muntu muri mu rukundo muri kumwe, ni igihe kirasobanura. Buriya igihe ni ikintu cyiza cyane. Buriya ibintu nibigucanga ukabona wagerageje, ukabona warwanye nabyo ariko byanze, washyizemo imbaraga zawe ariko byanze, ntugacike intege. Igihe kiraza kikabisobanura, igihe kiraza kikabigenza neza, kikabikemura. Niba wariraga ejo ukabona igihe kiraje cyo kurira kirarangiye, utangiye guseka. Ibihe nyine bihora bisimburana, nk'uko tubona ikirere, tukabona ijoro, tukabona amanywa. Uyu munsi ugaseka, ejo ukarira, uyu munsi ukarira, ejo ugaseka. Ni gutyo igihe nyine kigenda gikemura ibintu. Uyu munsi ukaba ufite ikibazo kikugoye, ukabona nta nzira,
ukibaza n'igihe bizarangirira nyine ibyo bintu bihigiye, igihe kizabisobanura. Rero no mu rukundo n'abantu babana cyangwa bakundana cyangwa n'inshuti muri rusange, igihe umuntu aguha kigusobanurira neza ko hari icyo isobanuye ku buzima bwe cyangwa se ko nta n'icyo uvuze ku buzima bwe. Cyane cyane niba mukundana muri mu rukundo, reba igihe aguha, sibyo? Ese kugira ngo mubonane ni wowe ubishyiramo imbaraga cyangwa ni we ubishyiramo imbaraga? Ese iyo mubonanye ubona ashyize amaguru hamwe, ubona atuje, ubona yumva nyine ko mugomba kuvugana atuje, adahuzagurika, ubona umutima wose ari wowe uriho? Hari igihe rero ubona ukabona uramukeneye, ariko we ukabona ntabwo yitaye ku bintu byawe, ukabona rwose kuba hari ikibazo ufite ntacyo bimubwiye, kuba umukumbuye ntacyo bimubwiye, kuba wamuhamagaye nta kintu bimubwiye. Icyo gihe ujye ureba igihe aguha nawe nk'umuntu mukuru, cyane cyane ko utajya mu rukundo uri umwana. Igihe ukundana n'umuntu n'ubundi ukamwibuka ari uko mwongeye guhura, ariko hari igihe uba ukunda uvuga ati ibi ngibi hari ikizavamo. Icyo gihe rero niba ubona nta gihe aguha rwose, ubona adafata umwanya ngo ibintu byawe abigire ibye, ni ukuri nakubwira ko utari namba wani ku buzima bwe. Aba afite undi muntu aha tayimu, akakubwira ngo ari bizi, ngo akazi kamubanye kenshi, akagushakira impamvu, ego ko nta muntu uburira umwanya umuntu akunda, burya bibe n'amasegonda ariko akubwira ati ye umeze ute, wiriwe ute, bimeze bite, ati ndagukumbuye, nizere kuri amahoro, ndi bizi ariko turaza kuvugana, nyine ukabona ko yabishyizeho umutima. Igihe rero ubona nta gihe aguha, utabona nyine ari interese kuba muri kumwe ngo mumarane akanya, rwose singuciye intege, ariko uri bakapu. Pole sana, ntabwo rwose ntabwo uri namba wani ku buzima bwe. Ibyo bintu wikomeza no kubyishyiramo cyane bitazakwangiriza igihe. Ikindi kintu ni kominikasiyo, kumenya hari igihe uba ukundana n'umuntu cyangwa ubana n'umuntu cyangwa ugendana n'umuntu, agafata inzira akajya mu ntara ntakubwiye, agakora ibintu byose nk'aho utari mu buzima bwe, nta kintu na kimwe akumenyesha, ntacyo akubwira, kandi mu by'ukuri hari abandi bantu babizi, hari inshuti ze za hafi zibizi, hari iki, kandi wowe byitwa ko muri mu rukundo, ubifata nk'aho ari umusheri wawe, ukabona uramuhamagaye arakwitabye cyangwa arabyanze, igihe aze guhugukira, igihe abishakiye hashize nk'iminsi 2 cyangwa 3, araguhamagaye ati bite, ati warambuze, ati bimeze bite, cyangwa se uramwandikiye ubona ari online akuriye sini, akazagusubije igihe yumva yagukumbuye cyangwa igihe yashwanye n'umuntu nyine bakundana bakundana bya nyabyo, ukabona nibwo aje nyine akwitayeho, aragukunze, akugize inshuti, ugasanga umunsi umwe uri inshuti ye, ikindi gihe umeze nk'aho uri umusheri, hashira igihe ukabona yakugize nk'umujama. Mbese ntabwo uzi icyo uri cyo muri urwo rukundo. Nyaboneka ntabwo ari wowe namba wani, hari undi. Iha igihe nyine cyo kubisohokamo, utangire ubyivanemo kuko byazakubabaza, kandi nanone ugasanga igihe agukeneye wowe urabonetse. Niba agukeneyeho serivisi akubwira neza, atangira kwitwaraho neza, akubwira amagambo meza, nawe kubera umukunda kandi koko ndakumva, wowe uri gukora nk'umuntu uri gukorera umukunzi we, ibyo agusabye serivisi niba uyishoboye urayikora, ariko nanone wowe igihe umukenereye cyangwa wagize ibibazo bituma agomba kugaragara nk'umukunzi wawe ukamubura, ni ukuri ntabwo umuntu ari umukunzi wawe, ntabwo wowe uri namba wani ku buzima bwe. Nushaka nkugira inama hakiri kare, ubivemo pe, aho kugira ngo uzababare ubivuyemo, nabona koko yari agukeneye utari bakapu, ataza kukuruhukiraho igihe yagize siterese, igihe yashwanye n'umusheri we, ubwo nyine azakubwira ijambo ryiza kandi ubirebere no mu bikorwa. Ikindi kintu kikwereka ko uwo muntu utari namba wani ku buzima bwe, usanga adashaka kukumenyaho ibintu byinshi. Yego murakundana, muravugana, wowe wamaze no kwishyira mu myanya ko muri inshuti, ariko ugasanga nta bintu byinshi akeneye kukumenyaho. Arakumenya byinshi se azabimaze iki?
akumva nyine nta mumaro, ntashaka kukwinjirira cyane kugira atakumenyaho ibintu byinshi, rimwe na rimwe akaba yanakugirira n'impuhwe mu gihe bitari biri ngombwa. Ugasanga ntabwo ari interese ku bintu byawe, ukamubwira nagiye aha mfite gahunda izi n'izi, ntakeneye kumenya niba byagenze neza cyangwa wabaye amahoro, ntakeneye kumenya niba hari abandi bantu muvukana ku ruhande ataramenya cyangwa atazi, ntakeneye kumenya ngo famiye yawe se bimeze bite, mbese ugasanga nta bintu byinshi akeneye kukumenyaho, ntabwo ari interese ku buzima bwawe buri pirive. Uwo muntu rero nushaka rwose ujye umenya ko utari namba wani ku buzima bwiwe, afite undi muntu ahangayikira, afite undi muntu akeneye kumenya ibye, wowe agufata nyine nka plan B. Nubwo wishyize mu myanya ukaba wumva ko ukunzwe, ariko bishyire kera bitsinde, bizarangira bikubabaje. Noneho ugasanga muri nk'inshuti, ariko ntabwo ari fiyeri yawe, ntabwo aguperezanta abantu b'umumaro ku buzima bwe, wenda arakwereka ba bandi b'abajama be kandi nabo babizi ko agukina, babizi ko agutendetse, nyine bazi diru ze zose, ariko abo bantu akweretse bakigira nk'aho bashaka kukwereka ko ari wowe urenze, ko ari wowe mushuti we, ko ari wowe musheri we. Nyabuneka jya ushishoza uvuga ati uyu mukunzi wanjye abantu anyeretse bimeze bite, ni bantu ki, bimeze bite ko nta muntu w'umumaro ku buzima bwe anyereka. Icyo gihe nabwo utangira ugira amakenga, bijya bikunda kubaho cyane, ugasanga rwose umuntu arakubeshye, aragutwaye, akweretse nk'umuntu yambwiye ati ndakuzanira umusheri wanjye wigire komsi, wari usanzwe umuzi njya mukuganirizaho n'iki, kandi mu by'ukuri abizi ko nuhava hari buze uwundi, ariko bakigira nk'aho ari wowe wenyine ku isi, mbese uri marayika, ari wowe ukunzwe, kandi bibaho ku bakobwa, bibaho ku bahungu, abantu bose nyine bibabaho, umuntu akagukina pe, akagutwarira umwanya, akagutera igihe, ugasanga nyine wishyize mu myanya ko ukunzwe, cyane cyane nk'abajene, abadoresa, abantu bakiri batoya, kubabeshya biroroshye, umuntu akakubeshya neza akagushyiraho, cyangwa se kuba uri inkumi umuntu akaba yaza akakurambagiza, akajya akubeshya ati nyabuneka, mwamuri kumwe ukumva ari kwivuganira n'abafundi, ari kuri shantiye, ari kubabaza ngo ibikoresho bigeze he, kandi mu by'ukuri nta n'ikibanza agira, ari imitwe ari kugutekera kugira ngo wumve ko ari umuntu urenze, kugira ngo umukunde, kugira ngo nyine umugirire icyizere, icyo akwifuzaho akibone, cyangwa akagutwara mwagera mu nzira akabahinduye gahunda, kandi ngo ubwo yari agiye kukwereka shantiye, agiye kukwereka ahantu yubaka, mwagera mu nzira zijya nk'ahantu niba yari yakubwiye ngo ni Kimironko, ugasanga ahise yitaba indi telefone, bamubwira ati wenda ati bya bintu by'imisoro majerwa bigenze gutya na gutya, nibyo aba yivugisha kuko aba ari mu esikoro. Biba bigusaba gushishoza mu rukundo, ushishoze umenye ngo uyu muntu ni nyawe, cyangwa ngiye kugonga ipoto, cyangwa ngiye guhura n'umuntu uzatuma mbaho ubuzima bubabaye, cyangwa uzatuma numva nzinutswe, numva ntagikunda abantu. Nyabuneka niba wumva iki kiganiro ushishoze, niba uri mu rukundo ubona rwose ruzanamo danje, fete atansiyo, byiza kuva mu bintu kare aho kugira ngo ubabare cyane, kandi nanone iyo ushaka gusimbuka ngo ugere ahantu kure, usubira inyuma kugira wiha igihe, wiha umwanya kugira ngo ubashe kubona uko usimbuka. Ikindi kandi nakubwira, aho kugira ngo utinye igisebe cy'ako kanya, uvuge ngo abantu barabibona gute, uzabeho ubuzima bubabaye cyane, byaba byiza ko waseba ako kanya, ariko ukazabaho ubuzima bunini unezerewe wishimye. Mwakoze kubana nanjye rero, nakagaruka, Imana ibampere umugisha mwinshi, ndabakunda, bayi bayi.